Mw'abantu mwe buriya ngo umunyarwanda niwe wavuze ati ngo wirukankana imbwa cyane ngo kayamara ubwoba. Wakibaza ngo ese ngo kuki nangiye iki kiganiro mbacira uwo mugani? Episode isohotse nonaha rero muri filime yacu dukunda cyane, filime Inzira y'umusaraba, igarutsemo impinduka izi n'izi. Umugabo rwose we wa Isimbi aramubwira ati igihe tumaranye ariko utanyikoraho ibyo bintu, naho uyu nguyu we ngo ashaka ko umugore we bihungira bakajya kure aho abandi batababona. Iribagiza we urugo rwe rwakomeye rwabambaye, umugabo bamumereye nabi ati ibi ni ibiki bintu utangiye kwigira gusa. Umugabo uko bimurangiranye mw'abantu mwe, inyarugenge sinzi niba ibyo bintu bijya bihaba, ni impinduka, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Byose rero nk'uko dusanzwe tubana kuri iyi channel yacu mukunda cyane, tugiye kubirambura mu ncamake, aho birangiye umugabo we avumbuye yuko Iribagiza areba ari ibyo yikoraga. Urabona ko yari agahinda kari gateye n'ubwoba cyane, ahubwo uretse yuko wenda ngo amarira y'abagabo ngatemba ngajya mu gituza, naho ubundi ni inkuru ikomeye cyane. Tudatinze rero turambure filime yacu cyangwa se ikiganiro cyacu. Hano dusanzwe rwose tuganirira ku mafilime yacu arimo kugenda acaracara cyangwa se filime zigezweho zirimo gusohoka muri ino minsi. Ni Inzira y'umusaraba rero ikaba igeze hano hanze rwose ku isa 11 hano rwose kuri 28 hano mu Kigali mu Rwanda, epi ya season ya 4, epi ya 98 rwose. Inzira y'umusaraba rwose ni filime rero isohotse nyuma y'uko umugabo rwose wa Isimbi afite igipfuko mu mutwe, abwira Isimbi ati wa mugore ibi ntabwo wigeze ubyikora kuva na kera hose. Wakwibaza ati ese wowe ubu umugabo n'uyu mugore ubona amaherezo yabo cyangwa se urugo rwabo ruzarama? Ni ibintu rwose ukwiye kwandika muri comment ukambwira uko ubibona hano rwose, uko dusanzwe twiganirira, uko musanzwe mubikurikiza. Ngira ngo murabizi ntabwo ari ibintu mba mbabwiriza rwose cyangwa se mba mbabwira, ni ibintu muba mumenyereye ko tubana rwose, tukaguma tukabana muri byose twimereye neza nk'uko dusanzwe tubibona. Rero ibindi bitangaje rwose bisohotse muri episode, ariko tudaciye tutibagiwe uyu mugabo rwose ngo ashaka ko we n'umugore we ngo bisohokera ngo muri karitsiye hariya, ngo bakigira gutura ahandi kure y'umujyi aho bazaba bimereye neza rwose. Ni ibintu wowe wakwibaza ati bazatura he, bizagenda gute, nyuma yo kwimuka bizagenda gute, filime izakomeza ute? Ni ibyo ngibyo umuntu aba ashaka kumenya, cyangwa se ngo tukabiganira tukabyandikirana muri comment zanyu ndazisoma. Ni iby'agaciro kuri mwe bwo kunyandikira comment, mpita nyibona nkayisoma nkajya gusubiza rwose nk'uko nanjye mbabyumva cyangwa se ukundi mba mbitekereza. Hanyuma iribagiza mu rugo rwaho rwa hahi hakongotse, tabara aho haturiye rwose. Iribagiza nyuma aho umugabo we rwose uyu munsi amuhojeje ku nkeke, birangiye nabi, bitumye Iribagiza amuhishurira yuko burya guhera kera hose yabonaga ahubwo ari ibintu atari yaritayeho. Filime rero wakwibaza ngo ese biracura iki? Episode ya 99 cyangwa se bizagera ku episode y'ijana, iyi filime imeze ute? Njye nakubwira ati iyi filime azaba ari ibindi bintu cyangwa se azaba ari urucabana, kuko episode ya 98 bibonetsemo ko Iribagiza abona, kandi ubonye ko video iyo ndakeka mwebwe ndabizi rwose munyangamugayo, abakunzi banjye, abafana banjye, inshuti zanjye, filime igeze hanze nyimara kubibabwira, mumara kuyikoraho ikiganiro, ndabizi mwebwe mpita munyarukira kuri channel mukajya kuyireba. Ndabizi ari abo tujya duhuraho nkabona yanditse comment nyiri kureba video, ngahita mvuga ati uyu ni wa mukunzi wanjye cyangwa se ni wa muntu unkurikira rwose. Mba mabaye nanjye gatanu ku kandi. Ibi mbabwira rero si uko mba nabihimbye, si uko mba nabikuye mu mutwe, ahubwo nanjye nuko mba nicaye nkara filime nkaza nkabagezaho ikiganiro mfite amakuru gatanu ku kandi y'ibintu mbabwira yuko mba mbyizeye. Usibye ko kumenya nyaboneka ntabwo mwandenganya, mba mfite amaproje menshi, amafilime menshi yo gukora, gusa ugasanga amazina amwe namwe nayibagiwe. Gusa ndabizi mwe muba muri filime, gusa ngiye kujya nkora uko nshoboye kugira ngo nsobanure cyangwa se ndikodinge aya majwi yanjye, mfite urupapuro hirya nabyanditse ndikubera kugira ngo amajwi naza kwibagirwa. Rero twakwibaza ngo ese iyi filime izarangira ute cyangwa izagera kuri episode y'ijana ibintu bimeze gute, nyuma aho yuko Iribagiza ahishuye yuko abona n'uyu mugabo rwose wa Isimbi bakaba bameranye nabi bijijisha rwose.
bagenda bijisha. Uwo mugabo nawe akaba ashaka kwimukana n'umugore we rwose, wavuga ati ese ngo iyi filime izarangira gute, cyangwa se izagera kuri episode ya 99 cyangwa 100 bimeze gute. Ntabwo rero njye mbabara umwanya, ikintu mba bibutsa ni ukanda subscribe. Reka mbareke duhure mu biganiro bitaha cyangwa se izindi filime z'asesenwa zitaha. Bye, ibihe byiza, Imana ibarinde, ndabakunda.